Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndagarutse ndongeye ndavuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina ni Nyiramugisha Penina. Ndashima Yesu ko yongeye kungarura hano kuri ritangazamakuru. Ndi muzima, ntarishwe n'ibyaha, nta gikuba cacitse ku buzima, ahabwa icubahiro. Kubankurikiranye rero, ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, ndi umubyeyi Yesu yahaye agakiza. Nakunze kubivuga ngo ku buntu nta kiguzi muhaye. Iyo agakiza kaza kuba kagurwa, nta muntu wari kuzakangurisha. Iyo umwana w'umuntu aza kuba babarira, nta muntu wari kuzambabarira, ariko ndashima Yesu ko yambabariye. Reka dusenge kugira ngo dukomeze. Ndashaka ko uyu munsi tuza kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Ndashaka ko uyu munsi tuza kuganira ku mirimo n'ibitangaza Yesu akora. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo kera abakwiringiraga, aravuga ngo bari mu mahoro. Arangira avuga ngo tugufite ntitwakwifuza undi murengezi. Reka dusenge dukomeze. Imana Data twese wo mu ijuru, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana yambaye icubahiro no gukomera, Imana ikingura ntihagire ukinga, Imana ikinga ntihagire ukingura, Imana irambura akaboko kayo nangase ukuboko ntihagire uguhina. Izina ryawe nirishimwe. Waravuze ngo nidusaba tuzahabwa, uravuga ngo nidushaka tuzabona, kandi nidukomanga ku rugi tuzakingurirwa. Nari ngarutse hano kuri yicano nubundi nje kuvuga imirimo n'ibitangaza ukora. Nari ngarutse aka kanya kugira ngo mvuge gukomera kwawe. Nyemerera ufungura ikirere, nyemerera uhagarara hirengeye. Imbaraga zose z'umwijima izo turazinanije, duhagaritse gukora kose k'umwanzi. Twirukanye imbaraga zikorera mu kirere mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye zikorera ku butaka. Fashe mpiri bitavuga Imana, hamagaye ubutatu butagatifu, Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Byururukire hano, byururukire ku bana n'abankurikiranye, byururukire ku bana nabo turi kumwana muri iyi saro. Imbaraga zawe Yesu zururuka ku muntu wese ugiye gukurikiranira ijambo rivuga ku mbaraga z'amasengesho. Ugote tosita idevaya, umuntu wese umutima we uhindure wizebonevaya, uraravaya sire, utegeke byose bikumvire. Urakoze kuko ubikoze. Umugabo uyikurikirana ahindurwe nawe, umubyeyi ukurikirana ubu butumwa ahindurwe nawe, umusore ukurikirana ubu butumwa ahindurwe nawe, umukobwa nuko, umukecuru nuko. Uhagarare ku bitugu byanje, nasame wivugire, kandi ico ushaka aba arico kiba. Ngaho urakoze, bana natwe muri byose, utegeke byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu abaho umugisha kubankurikiranye, bifurije umugisha w'Imana. Tugiye gusangira ijambo Imana insize ku mutima. Tugiye gusoma ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Nari mbabwiye ngo tugiye gusoma ijambo riri kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Tugiye gusenga nangase kuganira muri iri jambo rivuga ukuntu Imana yakuye Petero mu maboko ya Herodi. Birashoboka ko iri jambo waba uryumvisha ari ubwa mbere, birashoboka ko waba uryumvisha ari n'ubwa kabiri, birashoboka ko ryaba rije mu matwi yawe inshuro irenze imwe. Riragarutse kugira ngo wongere usenge. Umuririmbyi yaravuze ngo gusenga. Aravuga ngo amasengesho ngo ni bombe ikomeye cyane. Aravuga ngo igatigisa ndetse ngo ibihome bya Satani bikariduka. Imana ishimwe. Tutarasoma iri jambo, hari umuririmbyi ujya umfasha uvuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza.
ni umuririmbyi wa 16 tugiye kumuririmbanaho ibitero bibiri ku uyizi mu mutwe mfashe ufite igitabo ahuri tugendane ubundi Yesu aduhana umugisha. Nari nteguye iri jambo turahita turyinjiramo. Imana yantegetse uyu munsi kuganira namwe ku mbaraga z'amasengesho. Reka rero turirimbe uyu muririmbyi wa 16 amazi iminsi arimo kumfasha. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ibamari n'imibabaro rikabatinyura, ibamari n'imibabaro rikabatinyura, umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonjeri rawuhaza riruhururushe, ushonjeri rawuhaza riruhururushe, niryo ngabo yanjye nziza ihora inkingira, n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa, n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa, urumutambyi nemera n'umwami untegeka, n'umwungeri yandagira n'inshuti nizera, n'umwungeri yandagira n'inshuti nizera, ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe niho nsiga nirwa Yesu kandi uri n'inzira. Imana ishimwe. Niho nsiga nirwa Yesu kandi uri n'inzira, nuko ndasaba wemere ishimwe ngushima, nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye, nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye, nanone uko mbishoboye nzajya nguhimbaza, no mwipfa ry'iryo zina rizampumuriza, no mwipfa ry'iryo zina rizampumuriza, 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 rizampumuriza. Haleluya! Numvaga ndi gufashwa. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka araririmba aravuga ngo aba Yesu mwihangane, wenda harababonye ngarutse baravuga bati hari ibindi bikomeye nibi birakomeye. Uyu muririmbyi aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, Imana nishimwe. Haravuga ngo iryo zina rijya ribamara imibabaro rikabatinyura, aravuga ngo umutima ukomeretse iryo zina rya Yesu niryo riwukiza, aravuga ngo ushonje riramuhaza. Haleluya! ngo riruhururushe. Iri zina riraruhura, iri zina niryo dukirizwamo, iri zina umuntu warimenya ari ingumba akaryizera araheka, iri zina umuntu warimenya ari umushomeri rimwinjiza mu kazi. Imana ishimwe. Iri zina umuntu warimenya atagira shinge na rugero rimuhaho kuba, rimuha ubuzima. Alasire mobaya haba Yesu avuga ngo bishimira izina ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura. Niryo ryantinyuye, niryo ryatumye ninyuka kujya ku mashosho media no ku matangazamakuru mvuga ukuntu Yesu aruhura, mvuga ukuntu Yesu akiza sida ku bantu bamwizeye. Niryo ryantinyuye rimpa
gushira amanga nkavuga ukuntu Yesu akiza uburaya. Iri zina niryo ryantinyuye. Haleluya. nawe nuryizera nurigumaho rizakumara umubabaro. Amina. Araririmba uyu muririmbyi haravuga ngo ribamara umubabaro rikabatinyura. Aririmba avuga ngo umutima ukomeretse ngo iryo zina rirawukiza. Haleluya. Haravuga ngo ushonje iri zina riramuhaza. Haleluya. ngo kandi riruhura urushe. Iri zina ryakuruhura. Iri zina njya mvuga abantu benshi bakavuga bati yabonye icyo avuga nuko njyewe nzi neza ko iri zina rimara umubabaro. Ariko iri zina ribamara umubabaro rikabatinyura ba Yesu. Imana nishimwe. Haravuga ngo niryo ngabo yacu nziza ihora idukingira, n'urutare twubakonga inzu zacu zitagwa. Ubushize ubwo naherukaga narababwiye ngo utazi yaba ntashobora kumenya niyaje. Njyewe rero aho navuye ndahazi, ariyo mpamvu numvishe abo turi mu bantu uyu munsi ndabafashisha uyu muririmbyi wa 16. nawe iri zina rigutinyure. Narindimo kuvuga ukuntu ryinjiza umuntu mu kazi, riha umuntu agaciro, ritanga atosire ubuzima. Iri zina ritanga ubuzima. Imana ibaha umugisha kubumvisha iri zina nabo rigiye kubatinyura. Hari ico ryakora ku buzima bwawe, hari ico ryahindura ku mibereho. Ni izina rya Yesu rikiza, ni izina rya Yesu ribohora. Imana nibampera umugisha. Nari mfashijwe n'uyu muririmbyi. Ndumva nta muntu utanzi muranzi munzi kubuhamya. Nagiye ntambutsa bw'ukuntu Yesu yankirije uburaya, munzi kubuhamya bw'ukuntu Yesu yankirije ubusinzi. Ngiye nari umusinzi w'amacupa 12 y'inzoga, nkagerekaho ni bure y'urumogi. Urumogi umuntu yanywa 4 nkarunywa iminota 10. Abandi munzi kubuhamya nigeze gutanga n'ubundi kuri yicano ko nararaga mu marimbi n'ibimisaraba yo kubituro. Munzi kubuhamya bw'ukuntu narugaga abana kubura ubwenge. Munzi kubuhamya bw'ukuntu nararaga nteza abantu impanuka. Munzi kubuhamya bw'ukuntu nasenyaga ingo z'abagore n'abagabo. Munzi kubuhamya bw'ukuntu narogaga abakobwa kudashaka. Ariko iri zina rimara umuntu umubabaro rikamutinyura. Imana ishimwe. Narindi kwivuga nagiraga ngo utanzi wenda ataza kumva mpingutse ahangaha ndirimba akaza kumbona ndimo gusoma ijambo wenda kibaza tuyateye aturutse he. Nduyu ndumubyeyi Yesu yagiriye neza, ndumubyeyi Yesu yahaye agakiza ku buntu. Njya nkunda kuvuga ngo iyo kaza kuba kagurwa nta muntu wari kuzakangurisha. Imana ishimwe rero kubankurikiranye. Murambona ko mfashe Bibiliya nzi gusoma no kwandika ntarigeze niga. Imana ndayishima ko yankijije ubujiji ikampa ubumenyi. Bavandimwe munkurikiranye, Imana yankoreye ibintu byinshi ntabasha kurondora. Bibiliya yarambwiye ngo hari ibyo Imana yahisha abanyabwenge irangije ibisobanurira abaswa kugira ngo hatazagira birata ubwenge bwabo. Ndashima Yesu ukije ubujiji agatanga ubumenyi. Uyu munsi rero Imana yansize ku mutima ijambo tugiye gusangira riri kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Ndagira ngo umuntu nkurikiranye ndi na Bibiliya y'ubuhanuzi butavangiye. Iyi ni Bibiliya. Ndagira ngo mbwire umuntu wese iyi Bible uzabarushe, uzaba yabuze umuhumuriza, uzaba yabuze icerekezo. Dore ingabo, dore ubuhanuzi, dore ijambo. Ndagira ngo nkubwire ngo mfashe Bibiliya ubuhanuzi butavangiye. Nshuti rero mwebwe munkurikiranye, Imana yansize ku mutima amagambo tugiye gusangira ari mu byakozwe n'intumwa ibice 12. Tugiye gusoma duhereye ku murongo wa mbere. Ndagira ngo ibyo urimo aho iri jambo rigusanza hariho hose, haba muri biro, usibye ko twe mu gihugu cy'u Rwanda turi muri weekend, turi ku munsi wa gatandatu. Birashoboka ko bari ahantu hatari muri iki gihugu, hari abo bikiri ku wa gatanu. Birumvikana hari n'abageze mu wundi munsi. Twebwe rero turi muri weekend, ariko nari mvuze ngo ahiri jambo rigusanga hose, haba mu murima, haba muri biro wicaye hari byo kontorora, haba muri sari wawe, haba mu modoka, haba mu bwato, haba muri gari ya mosha, haba mu nzira ugenda. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma kuri ubu buntu Yesu yangiriye bwo kumenya gusoma no kwandika, akampa ubumenyi bwo gusangira n'abandi ijambo. Ndisomye nkoresheje akanwa kanje, ndongeye ndavuze ngo nahimbazwe. Aho rigusanze hose rero reka dusangire ijambo ry'Imana. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa nsubiyemo ibice 12. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere.
titire y'ijambo iravuze ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Umurongo wa mbere haravuze ngo nuko muri ico gihe umwami Herode afatira abo mwitorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye kanejeje abayuda ariyongeza afatana Petero. Ico gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Amaze kumufata amushira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane agira ngo azamushira abantu Pasika isize. 5 aravuze ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. 6 aravuze ngo Herode yari bumusohora iryo joro. Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. 7 aravuze ngo nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umuco waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Arongera aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe unkurikire. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma ruja mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika musigaho. 11 aravuze ngo Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo kunkura mu maboko ya Herode no kunkiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. 12 aravuze ngo akibitekereza atyo, uwo ni Petero asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umuja witwaga Herode ajya kumva ijwi rya Petero, ibinezaneza bimubuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu, ababwira yuko Petero ahagazaho. Baramusubiza bati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ari koko. Bacinguye basanga ari we koko, barumirwa. Arabamama abatekerereza uko umwami Imana yamukuye mu maboko ya Herode. Arababwira ati mubitekerereze bene data. Nuko arasohoka ajya ahandi. Hano aravuze kuri 18 bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura, abaza abo barinzi ategeka ko abica. Ava i Yudaya ajya i Kaisariya. Abari haba nimwakire neza ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo kubankurikiranye Imana yansize ku mutima uyu munsi wa none. Ni amagambo ari kuvuga ku mbaraga Imana yakoresheje ikura Petero mu maboko ya Herode. Ni amagambo navuze ngo ngiye kuvuga ku mbaraga z'isengesho, arimo kuvuga ukuntu Imana yakoze igitangaza. Abitorero bari gusenga mu masengesho bari bamazemo igihe Bibiliya itatubwiye, ariko ngo ayo masengesho haleluya yateye Imana gukora, biza gutuma isohora Petero mu nzu y'imbohe. Murabyumvise uko marayika yaje agakoma Petero mu mbavu, akamukangura, akamubwira ngo yifubike umwitero we. Bibiliya iravuze ngo yabigenjeje atyo, ariko ngo agira ngo ari kubirota mu nzozi. Imana yacu irakora, Imana yacu irashoboye. Hepfo aravuze ngo yagaruye umutima, ngo aribwira, ngo aravuga ngo
nimenye ko by'ukuri Imana ikoresheje imbaraga zayo ikankura mu maboko ya Herode ikankiza n'ibyo ubwoko bw'abayuda byatekerezaga byose. Imana wowe nkurikiye igukure mu maboko ya Herode. Hari ibyari bimeze nk'inzugi, Imana izari inzugi zikinze ku buzima bwawe zikingure. Izi ni imbaraga z'isengesho zakuye Petero mu maboko ya Herode. Haleluya, hashimwe Yesu kuko ashoboye. Mu kiganiro cy'ubutaha naravuze ngo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Uru rugi Bibiliya itubwiye Petero na marayika banyuzeho ngo rwajaga mu murwa. Hari ijambo nigeze gusoma ntibuka igice ariko riri muri Yesaya nimba atari muri Mariko, ryavugaga ukuntu uru rugi rwakingwaga n'abagabo 24 rugakingurwa n'abandi. Ariko imbaraga z'Imana zitubwiye ukuntu marayika Imana nishimwe na Petero bageze kuri uru rugi. Iravuze ngo ubwarwo rurabikingurira. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo ibyari byarakwimye inzira nibiguha inzira utambuke mu izina rya Yesu. Ibyari byarakwimye inzira kuko itagihinduka. Iyo yakoze igitangaza mugakura Herode mu maboko, Piriti igakura Petero mu maboko ya Herode, igukure mu maboko y'ibyari bigufasha. Ibyakwimye inzira ndahanuye biguha inzira utambuka mu izina rya Yesu. Biguha inzira. Bibiliya iravuze ngo abasirikare barasinziriye. Hari ibintu byari bikanuriye ubuzima bwawe. Ndasenze ngo Imana ibisinzirize guhe. Izi ni imbaraga z'isengesho zakuye Petero mu maboko ya Herode. Mugabo nkurikiranye ibintu byari bikanuye ku buzima bwawe, Imana ibisinzirize guhe. Ubu byari nkurikiranye ibintu byari bikanuye, byari bimeze nk'abarinzi, byari bimeze nk'abo basirikare bari barinze Petero, Imana ibisinzirize guhera. Iratubwiye Imana ivugiye muri iri jambo ngo banyuze ku basirikare uko bari 16. Bibiliya yavuze ngo bari 4 bari bashinzwe kumurinda. Marayika na Petero babanyuzeho ntibamenye ukuntu byagenze, na Herode ntiyamenye uko byagenze. Izagutabara yiringire. Ndimo kubwira abantu gitinda kugutabara atari uko yabuze tike. Ndimo kubwira abantu gitinda kukurengera. Imana atari uko ibuze ubushobozi, ahubwo isaha yayikorera kugiye. Iguha inzira, biguha inzira, biguha inzira utambuke. Imana igira igisinziriza guhera. Ngo barasohotse bageze ku rugo rugi rurabikingurira. Marayika na Petero ngo amajije kumusohora amugejeje inyuma y'urwo rugi, ngo Petero ngagira ngo abirose mu nzozi. Haleluya, hari ibintu Imana igiye kugukorera uyu mwaka. Mana we, hari ibintu igiye kugukorera ugira ngo ubirose mu nzozi. Hari ibintu igiye kugukorera sita ya manda ya sire. Hari ibintu igiye gukora uyu mwaka ugiye kugarura umutima. Iyo wasenze igiye kugaragara. Hashimwe Yesu. Imana yakoze igitangaza kuri Petero, iracakora. Imana yamutambukije hagati y'abasirikare, iracari ya Mana ntigihindurwa n'ibihe. Igira ibyo ikora uyu mwaka ku buzima bwawe kugira ngo izina ryayo rihabwe icubahiro. Ngo nuko Petero iki gitangaza Imana yari ikoze ntiyacihererana. Bibiliya murabyumvisha uko ibivuze neza. Ngo aragenda hejuru ku murongo wa 2, ijambo ryavuze ngo abitorero bagize umwete muze kunkurikirana neza wo kumusabira ku Mana. Ubu harabera bari ahantu n'iyi saha barimo gusenga, barimo gusengera abandi. Bibiliya ivuga ngo ntitukizirikane ubwacu ahubwo tuzirikane n'abandi. Hari n'abasenga batazi uburyo ibyo bari gusengera biri bugende, ariko nubwo Imana itaguha ibimenyetso iconzi ciyo wasenze irakora. Nubwo Imana itakwereka ngo igutungira agatoki, ariko isengesho iyo umuntu yasenze hari ibyo rikuraho byari biriho. Hari inzitiro abantu baba bahagazemo iyo twasenze, isengesho zidukuramo. Haleluya, iyo twasenze harakarindagize Imana ikura ku buzima bwacu. Ngo nuko Petero
ijambo rikomeye ngo aragenda arakomanga hahanda abitorero barimo gusenga ngo nuko umuja witwaga Rode reka umuja tumugereranye n'umudiyakoni ndashaka gusengera muri iri jambo ngo nuko akomanga ku rugi Imana idufashe kandi tugirire neza ngo Petero akomanze uwo mudiyakoni ngarungurutse ngo abona ni Petero ngo yumva ijwi rye Imana nishimwe ibineza neza ngo bimubuza gukingura ijambo yavuze ngo nuko arirukanka asubira habo bari gusengera ngo arababwira ati mbonye Petero nubwo basengaga bumvaga ko bitashoboka ariko bidashobokera abantu ku Mana birashoboka ndagira ngo nunasenga udusenga wizeye kicuru gusaba kicuru kubwira Imana igikoze nubwo itagikora ko kanya ariko irakora ni Imana yihuta ntiyagira ibyihutaza nabivuze ni Imana igenda gake ntagira ibyisanga byapfuye ngo baramubwira ngo niko Rode urasaze bumvaga ko bidashoboka ngo nuko baravuga ngo ntago ari Petero ahubwo ni marayika we ngo nuko Petero nawe akomeza gukomanga Bibiliya iravuze ngo bakinguye urugi basanga ari we koko barumirwa usibye imbaraga z'Imana ntawagombaga gukura Petero mu maboko ya Herode Imana iracakura usibye imbaraga z'Imana ntago ayo masengesho bizeraga ko yakingura urugi rwa gereza urwo rugi rwa nyine rwakingwaga n'abagabo 24 rugakingurwa n'abandi muri ako kanya kuko isaha yo gutaragwa kuri uwo mugabo Petero yarigeze barahageze rurakinguka Imana igukingura urugi rwari rukinze Imana igucishe mu irembo abantu batatekerezaga ko wacamo ngusabiye ngo igukingurire urugi Imana ibaha umugisha ariko ngo bamajije kumubona ngo batangira kumubaza barimo kumubaza byinshi Bibiliya iravuze ngo arabamama abatekerereza ukuntu umuco watse mu nzu abatekerereza ukuntu marayika yaje iminyururu ikamuva ku maboko no ku maguru Imana igukura iminyururu Imana ikubohore ngo nuko arababwira ngo marayika yamukwetesheje aramukenyeza ngo abatekerereza ibyo ngo arabamama Imana ishimwe ngo arababwira ngo mubitekerereze bene data ngo arasohoka ajya handi ijambo rikomeye rinsubirije intege mu bugingo ngo nuko abo basirikare bukeye bashiguka imitima mwibuke ko ruguru ngo Herode iryo joro araye ngari mu musohore ari bw'Imana yakoze igitangaza reka nkubwire iyo rukomeye ruba rugiye kurangira reka ntange itangazo rivuga ngo uteshe agaciro ibyo abantu bakuvuze kuko ibyo abantu bakuvuze byo ni byinshi uha agaciro Imana yakuvuzeho ibibazo n'ibigeragezo ufite aho kiranye naho byarenga inkombe ntibishobora kurenga ijambo Imana yavuze haleluya ijambo riravuze ngo araye ari bumusohora iryo joro na nyuma ya zeri Imana irakora niho yasohoye niho yasohotse reka nkubwire naho byarenga inkombe kabiri nsubiyemo ntibizarenga ijambo Imana yavuze ihanganira igicuku tegereza igitondo yabikitabika bivuze cyane ndavuze ngo amaherezo buzaca kurira kwararira umuntu nijoro muvandimwe ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga ntago nzi nkurikiranye uri hehe ariko arayabiri bumusohore ico kibazo ico kigeragezo izo ntambara uhagazemo reka nkubwire iyo yakoze igitangaza kuri Petero ikamukura mu maboko ya Herode nije gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe Imana itugirire neza ngo abasirikare bashiguka imitima ndaguhanuriye ngo hari ibintu Yesu agiye gukora ibyo byari bimeze nk'abarinzi ku buzima bwawe bigiye gushiguka imitima hari ikintu Yesu agiye gukora ngo hanuriye umwaka wa 2022 ngo hanuriye ku kwezi kwa 11 ndetse no kwa 12 hari abantu bagiye gushiguka imitima cyane kubw'imirimo n'ibitangaza Imana igiye kugukorera ndavuze ngo akira guca mu irembo ndahanuye ngo akira gukurwa mu maboko ya Herode ndahanuye ngo injira mu mugisha wawe Imana nishimwe ngo araye ari bumusohore ariko ngo bashiguka imitima cyane bayabaga uko byagenze ngo Herode nawe mushatse aramubura abaza abarinzi ngo ahita ategeka ko abica hari ibyaguhigaga bigiye kukubura hari ibigiye gupfa mu cyimbo cyawe ndahanuye ijambo ryavuze ngo Herode mushatse aramubura hari ibintu bigiye kukubura kandi byakurebaga Imana nishimwe ngo abaza abarinzi arangije ategeka ko babica hari ibintu bigiye gupfa mu cyimbo cyawe aho yaragiye kugushira niba ugiye kuhaja
ibyo yarakugambiriye hagara bimugarutseho, hari ibigiye gupfa mu cyimbo cyawe. Imana ishimwe kuko uko yari irikerana n'uyu munsi niko ikiri. Iyo nza kubivugisha uyu munwa wari kuvuga ngo nibyo nivugiye, nta marangamutima, ariko mbisomye muri Bibiliya ubuhanuzi butavangiye. Narindi kuvuga ku mbaraga z'amasengesho, narindi kuvuga ku mbaraga Imana yakoresheje igakura Petero mu maboko ya Herode. Uko yari irikerana n'uyu munsi niko ikiri. Yesu abampera umugisha, nshimiye abankurikiranye, nshimiye abateze amatwi iki kiganiro, nshimiye abatuba hafi. Imana ibampera umugisha mu butunzi, mu rubyaro, mu byo mugerageza gukora. Basa umugisha wo gukundwa n'isi n'ijuru, basa umugisha wo kurya mu gahaga, basa umugisha wo kwambara mu kaberwa, basabe n'umugisha wo kuzabona Yesu. Mwakoze. Mana nsengeye iyi mitima, nsengeye abantu bakurikiranye ubu buhamya bw'akanya gato, ingingo z'ingenzi, nsengeye abakurikiranye aya magambo. Wa 70 yuzuye umwuka araririmba aravuga ngo reka gutinya ibizakubaho, aravuga ngo Imana izakurinda, aravuga ngo reba ubushake bw'Imana gusa, aravuga ngo nubwo uwo mutwaro uremereye Imana izakurinda, aravuga ngo n'ibyago biri mu nzira ucamo nubwo ndi gusenga ndacahanura Imana izakurinda, aravuga ngo Imana imenya ubukene bwawe, Imana imenya ubukene bwawe, komeza ubane n'Imana gusa, Imana izakurinda. Aravuga ngo uyimenyeshe ibikubabaje. Refura aravuga ngo Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, izaguhaza amahoro, Imana izakurinda. Umubyeyi unkurikiranye atuze umutima, Imana izamurinda. Umupapa unkurikiranye atuze umutima, Imana izamurinda. Gusa uyimenyeshe ibikubabaza, Imana izakurinda. Imana ishigikire umuntu wese wabashije gutega amatwi iri jambo, ubuhamya, umuririmbyi. Nsabye umugisha nabanje kuwusaba, ariko ndavuze ngo bye guca mu gutwi kumwe ngo bihinguke mu kundi, ahubwo bishinga imizi mu mutima, bizabera impamba babyumvishe, bizababera urwego, bizababera agakiza kazabageza mu bwami bwawe. Urakoze kuko ubikoze, kuvuga kubaye ukwanje ariko guhindura kuba ukwawe. Umaze igihe umbwira ngo uyu ni umwaka ugiye kugirira abantu imbabazi, kuje guhoza abarira. Abarira ni benshi, ariko urambwira ngo nintangaze kuri iyi cano ko gutabarwa kubonetse. Ngaho icubahiro ni icawe, ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwakoze. Yesu abahe umugisha. Philadelphia, Imana irakira.